Muraho neza, tugiye kurebera hamwe urubuga rurimo gutanga amafaranga. Uru rubuga barwita Stackpay, niko uru rubuga rwitwa. Tugiye kurebera hamwe uburyo rurimo gutanga amafaranga. Ruri gutanga amafaranga mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere harimo mining, kumayininga bakajya baguha amafaranga, ari nabyo tugiye guheraho. Tugiye guhera ku cyiciro cya mining, hakabamo na package. Ndaza kubibasobanurira birambuye. Mbere kugira ngo dutangire, ndakubitsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba hari igitekerezo ufite ucyandikaho muri comment. Niba ukeneye kwiyandikisha muri uru rubuga, invitation code cyangwa se referral code urayibona aho kuri screen yawe. Reka dutangire. Nanone niba utari muri WhatsApp channel cyangwa se muri WhatsApp group, urebe aho ngaho muri comment urasangamo link imbana zishyizemo. Iyi ni interface yarwo, dore ni gutya imbere hameze. Noneho hano ni ukuvuga ngo hano ngiye mfitemo account, narangije gufunguramo account. Ngiye kubereka uburyo turi kwinjiza. Harimo uburyo bubiri, harimo mining, free mining y'ubuntu, kumayininga ku buntu, hanyuma ukajya uhabwa amafaranga, ari nayo ndaza kubereka. Hakabamo no gushyiramo amafaranga, ngiye kubibereka byose hamwe. Reka duhere ku gice cya mining. Hano ndi muri account imbere, ndabereka n'uburyo ubasha gufunguramo account. Ahangaha ahangaha niho tumayiningira. Hano uraza ukahakanda, hanyuma iyo umaze kuhakanda urabona ngiye ndi kumayininga. Iyo umaze kuhakanda uhita uhingukamo gutya. Hano urabona handitse ngo mining option, ni kuvuga ngo hano uraza ukamayininga nyine, uraza ukamayininga bisanzwe nkuko dusanzwe tumayininga. Hano kumayininga umayininga iminsi 14 buri munsi. Hano hari amafaranga yabasha kujyaho. Hano sinzi, ndumva ari BTC, Ethereum, niba ari BTC, niba ari Ethereum, ni Ethereum gusa yaza mu madolari. Urabona mu madolari gutya ndi kumayininga, urabona dore ari kujyaho. Ko ndi kumayininga gutyo niko yari kugenda yajyaho. Noneho baravuga ko mu minsi 14 tuzabasha guhabwa amadolari 10. Dore ngaye, mutagira ngo wenda hari ikintu mba nkora mutari kureba. Hano mu minsi 14 bazabasha kuduha amadolari 10. Mu minsi 14 bazaduha ngo amadolari 10. Mu minsi 14 turi kumayininga bazaduha amadolari 10. Mbibutse ko uru rubuga rurabikurika, ndetse ndabaza kubaha ibimenyetso. Uru rubuga urabikuza, kandi kubikuza nta n'amasegonda, no gukandaho amafaranga ahita yakugeraho. Urabibona, dore urabona hano barakubwira ko ari free mining. Hano ni igice cy'ubuntu nyine, turaza ukamayininga bisanzwe, nta kindi kintu ukora. Hanyuma hakabamo harimo n'igice cya package. Iki gice cya package, ubwo kino gice cya package uze kuza nawe ukandemo urebe. Hano ni bijyanye no gushyiramo ibiceri, no gushyiramo ibiceri. Niba uri kumva ushaka gushyiramo amafaranga runaka, waza ugashyiramo, hanyuma ukajya ubona inyungu za buri munsi. Guys, mbibutse ko uru rubuga ngiye bitewe na research nakoze, nabonye uko biri ntari bipe, ntabwo nabashora ahantu habi. Uru rubuga nabonye ari sawa cyane. Niba ushidikanya ubireke, uze wikorere mining nta kibazo. Ukazampa feedback nyuma, cyangwa se ukazambwira nyuma uko bimeze umaze kuryamo ibiceri. Mbibutse ko hari indi nigeze kuba dukuramo ibiceri byinshi cyane kabisa. Barayizi bitaga ngo niba ari kilani, ariko yo ntabwo yari imeze gutya. Gusa nayo nabonye ari nziza cyane, bitewe nuko nabonye babasha no kukungukira amafaranga menshi ku muntu ubasha gushyiramo ibiceri nyine. Urayibona, dore ni gutya imeze. Hanyuma hari iki gice cya mining, hari iki cya package nyine cyo gushyiramo ibiceri. Hanyuma hakaza n'iki cya cya deposit cyo gushyiramo amafaranga. Hakaza n'iki gice cyo gushyiramo amafaranga nyine, just gushyiramo. Hakaza n'icyo kubikuza, hari n'iki gice cyo kubikuza. Hano niho tubikuriza. Iyo ukeneye kubikuza, gukora withdraw, kubikuza uraza ugakanda hara kuri withdraw.
hano uraza ugahitamo network, byose nyine hano muri withdraw birimo. Gusa amafaranga wemerewe kubikuza ni guhera ku madolari 5. Guhera ku madolari 5 urabikuza. Amadolari 5 urabikuza. Nawe uraza ukorera research zawe, uraza wikorera research yawe, hanyuma numara gukora research nubona ugize ute, nubona uba interested, hanyuma ubashe kwinjira muri uwo mushinga. Hari iki gice ngo cya pay, hano ni ukwishyura, hari igice cya wallet. Noneho kino gice cya wallet ikintu nakunzemo nuko hano ushobora kuba ufiteho ibiceri, hano ushobora kuba ufiteho amafaranga hano ahangaha, hanyuma ukaza ugashyiramo nk'izina ry'umuntu uzi neza urimo hano muri uyu mushinga, hanyuma amara kurishyiramo ukabasha kumwoherereza kuri ya mafaranga ufite hano muri uru rubuga. Izina urabona, dore nkanjye iri ni ryo zina, iri ngiri, rino ni ryo zina ryanjye mo hano muri uyu mushinga. Rino ni ryo zina ryanjye, ushobora kuza ukarikopiya, hanyuma umaze kurikopiya ukaza ukarishyiramo, turebe uraza ukaryandika, cannot transfer to yourself. Hano barambwira ko ntabasha kwiyoherereza, njye ntabwo nabasha kwiyoherereza, gusa arundi wabasha kuza ukamwoherereza, arundi muntu nyine wabasha kuza ukamuha ku mafaranga ufitemo hano muri uru rubuga. Urubuga ni rwiza cyane bitewe nuko harimo na chat, harimo na chat, hano hari n'igice cya chat, iki ngiki, kino gice cya chat uraza ukareba, hano hari ngo general, hano hari general, ahangaha hano ushobora kuza ukaganiriramo nyine. Urabona harimo igice cya chat, hano general harimo chat, ushobora kuza ukaganira n'abandi barimo mukaganira nyine bisanzwe. Hano hari n'igice cya menu, ahangaha naho hari igice cya menu, ushobora kuza ukahakanda ukareba byose uburyo bipanze, ukaza ukareba noze yawe, wenda ushobora kuza ukareba invitation code yawe, hano invitation link, dore ngiyi, dore invitation link ni ushobora kuza hano ukayikopiya, dore na invitation code ngiyi nayo ushobora kuza ukayikopiya ukayiha umuntu. Ni muri ubwo buryo. Urabona nge iyi account mfitemo hano ni nshyashya, hari indi account mfitemo, ubwo iyi ni iya kabiri nyine, mfitemo account ebyiri, hari n'indi account mfitemo, iyi ni nshya nuko nashatse kuyiberekeraho. Hanyuma ushobora kuza wenda reka dukore logout, hano niho ushyiramo email yawe cyangwa se nimero ya telefone, ushobora kuza ugashyiramo email, hano email cyangwa username, izina ryawe nyine wakoresheje gufungura, cyangwa hano password, cyangwa se ukaza kuri iki gice cya telefone hano ahangaha, kano ndumva mukabonye aka, ushobora kuza hano ugahitamo igihugu, hano ugashyiramo nimero ya telefone, n'ahangaha ukagira ute ugashyiramo password, ubundi ukinjira. Noneho ukeneye gufunguramo account, uza hano kuri create, ahangaha hano kuri create account, hano niho tubasha gufungurira account. Hano uraza ugashyiramo amazina yawe, hano email cyangwa se nimero ya telefone, hano ushaka ushyiramo kimwe, ushaka washyiramo email gusa ntushyiremo nimero ya telefone, cyangwa se ugashyiramo nimero ya telefone ntushyiremo email gusa, byose ushaka wabishyiramo. Hano ugashyiramo invitation code urashyiramo, niyo ngiyo iri kuri screen yawe. Impamvu mbabwira gukoresha invitation code yanjye, nkanjye iyo nyinjiriyeho nyine mbasha kwinjiza, hari uduceri babasha kumpa nyine, nawe ubashije gutumira nyine nawe baguduceri. Ni muri ubwo buryo nyine, niyo mpamvu mba nkushishikariza gukoresha invitation code yanjye. Hano ugashyiramo password, nta none ukongera ukayishyiramo hano, ukemeza kano, hanyuma ugakora create account. Hano ukora create account, hano ushobora no kuza ugahindura ibara, hano ahangaha wenda ugashyira muri black, mu mukara, urabona ka black kameze neza cyane. Hanyuma hano ni indimi, hano ushobora kuza ugahindura ururimi, gusa nge ni Icyongereza. Ndumva ari ibyo ngibyo. Black urabona ko ariyo imeze neza cyane, gusa wakoresha ibyo ushaka. Kansubire muri account, hano
ugahita ushyiramo nyine password na email, urabona ko mpita mpinguka muri account. Iyi ni account imwe mfite hano, iyi ni nshyashya nyine mfunguye mu kanya. Nzabereka niba hari umuntu nyine ufite ikibazo anyandikire, nzabereka noneho uburyo muri video nzabereka nzabereka uburyo tubasha kubikuza. Guys, ni ukubikuza, nta bintu byo kuvuga ngo zategerezanya igihe ngo ibiki na biki. Amafaranga yawe mu gihe yuzuye amadolari 5 urabikuza. Urabikuza bitewe nuko ndi kubabwira ibi ngibi. Hari utwo nabashije gukuramo, iyi nuze uru rubuga ndumazemo iminsi, ndumva ari iminsi 3. Uyu ni uwa 3 niba atari uwa 4, ni iminsi 3 niba atari 4. Bitewe nuko nashizemo hano kuri nuze nyine nashizemo package, niyo mpamvu nyine kubikuza ni amasegonda kabisa. Twongeye dusubire mu zindi video na Dariyusi Tech.